dutangiranye n'umubyeyi uri mu kagare. Ubwo umubyeyi yaraje asanga hano hari umusekirite, aramubwira ati mwampa inzira nanjye nkinjira mu bukwe. Umusekirite aramubwira ati oya mama, uburetse gatoya, ubu bukwe buri prive, ntabwo bwinjirwamo n'umuntu ubonetse wese. Reka nze nkurebereye nimba uri kuri lisite, ubundi nkwemere kuba wajya mu bukwe. Umukecuru aravuga ati kuba ndi kuri lisite, ubu bukwe n'ubw'umukobwa wanjye, n'ubw'umukobwa wanjye rwose. Umusekirite ati kandi mbona utari kuri lisite, ati iyo aze kuba ari ubw'umukobwa wawe wakabaye uri kuri lisite, rero nimba atari kuri lisite ntabwo ubukwe bakuzi. Umukobwa yatangiye kuvuga ati mukobwa wanjye Jessica, bimeze bite mukobwa wanjye Jessica, hano hanze abasekirite banyangiye ko ninjira. Akomeza abwira ati umusekirite ati aregurira n'umukobwa wanjye. Ubwo umukobwa abonye mama arikanga, aravuga ati mama naramuka yinjiye muri ubu bukwe, mama ari buze kunyangiriza ubukwe, ngiye gukora uko nshoboye rero ntume asubirayo. Ubwo yabwiye abangaba ati memuretse gatoya, kiriya kibazo ngiye kugikurikirana, ndaje mu kanya menye iby'uriya mugore. Ubwo barakwereka Jessica yaraje n'umujinya avuga ati mama arashaka kunyandikiriza. Ubwo yegere wa musekirite aramubwira ati uyu mugore tumava ahangaha rwose, ntutume yinjira muri ubu bukwe, mufate umukuwe hano umujyane kure y'ahangaha. Ubwo wa musekirite yese abyumva vuba aramufata aramutwara. Ariko uyu mubyeyi nawe akomeza kuvuga ati ese Jessica wanjye, waretse nkaza mu bukwe rwawe rwose, ko nturutse kure, nturutse mu ntara nje kukureba. Jessica yaramwigira aramubwira ati mama wibeshye unyinjiriye mu bukwe mama, utaza kunyicira ubukwe, mbabarira ugende uve hano ugende. Ubwo rwose umubyeyi yagiye ababaye, arimo kuvuga ati Jessica umukobwa wanjye yanze ko njya mu bukwe bwiwe, ese koko ibi ni ibiki? Kumbi barakwereka bakirimo kumujyana aho ngaho havuga hari nyirabukwe w'umukobwa. Aravuga ati ese sekirite, uwo muntu urimo kumukura mu bukwe byagenze bite? Ubwo sekirite yatangiye kuvuga ati uyu muntu impamvu ndimo kumukura mu bukwe ni umugeni ubinsabye, umugeni arambwiye ngo mukure mu bukwe mujyane. Ubwo uyu mubyeyi nawe yatangiye gusobanura avuga ati nyamara uriya n'umukobwa wanjye rwose, njye nashaka gutaha ubukwe bw'umukobwa wanjye, mwambabarira ngasubira mu bukwe ngataha ubukwe bw'umukobwa wanjye. Ubwo uyu nyirabukwe w'umusore yatangiye kumubaza ati uriya n'umukobwa wawe? Ati ese bishoboka bite? Uriya mukobwa yatubwiye ko ari imfubyi, yatubwiye ko nta muryango agira, ndetse yatubwiye ko yakuriye muri aruferina, none we urimo kuza utubwira ngo uri umukobwa we, uri mama we? Ibyo bintu ntabwo bishoboka, ndumva bitangaje. Ubwo yahise abwira sekirite ati sekirite, uyu muntu reka tumusubize mu bukwe, ndumva afite story idasanzwe, reka tumusubize mu bukwe turebe ibyo ari byo. Ubwo barakwereka nyirabukwe w'umusore yafashe wa mubyeyi amusubiza mu bukwe. Gusa mbibutse uri kureba iyi video urasabwa gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona inkuru nk'izi ngizi. Ubwo barakwereka wa mukobwa akimara kubona umugeni yarikanze atangira guhunza imitima. Ubwo nyirabukwe w'umukobwa yatangiye kuvuga ati nimumpereze mikoro, hari ikintu kidasanzwe nshaka kubabwira. Ubwo yatangiye avuga ati murabizi rwose umuryango wacu ni umuryango mwiza, ni umuryango ukunda abantu. Ati rero n'uyu mugeni wacu rwose twaramwishimiye, turamukunda, rero uyu munsi turashima ko ubukwe bwaba bwagize rwose, murabona ni ibintu byagenze neza. Ati ariko rero kuri uyu munsi hari ikintu kidasanzwe rwose nshaka kubabwira. Aka kanya tuvugana dufite umushyitsi w'imena, ndagira ngo uyu mushyitsi w'imena dufite rwose aze kuba namuha mikoro, aje kugira icyo yababwira. Abangaba rwose baricimye bavuga bati wow, tugize umushyitsi w'imena, ni byiza cyane. Ati rwose reka nze uyu mushyitsi muhereze mikoro nawe agire icyo yababwira rwose, kandi ndabizi mwese kiri buze kubashimisha. Ubwo barakwereka nyirabukwe w'umusore twakwita nka mama w'umuhungu, ngo yafashe mikoro ahereza wa mubyeyi. Wa mubyeyi nawe atangiye, wa mukobwa nawe atangira guhunza imitima. Ubwo umubyeyi nawe rwose nk'umuntu mukuru yatangiye kuvuga ati rwose nanjye ndabyishimiye rwose kubona uyu mukobwa ari hano, ndabikunze cyane. Ati kandi namwe ndabona muri umuryango mwiza. Ati njye rero inkuru yanjye ukuntu imeze, uyu mukobwa rwose turaziranye, uyu mukobwa namubereye anti we kuva kera akiri umwana. Nawe nkimara kumva ko yakoze ubukwe nibwo nahise mvuga nti reka rwose nze mu bukwe bw'umukobwa nabereye anti. Ati rero urumva ntabwo nagomba gucikwa, uyu mukobwa yumva araruhutse kubera ko uyu mubyeyi ataravuze ko ari mama we. Disi uyu mubyeyi yagira umukobwa w'ibanga, aravuga ati uyu mukobwa rwose nari anti we. Nkimara kumva ko umukobwa nari imbere anti yakoze ubukwe, rero nagombaga kuza hano kugira ngo nkore ubukwe. Uyu mubyeyi disi ibi ngibi byose yabivuze arira, yabivuze amarira atemba. Abangaba batikomya mu mashi baravuga bati wow, ni byiza cyane rwose,
ni byiza pe. Ngo basaba uyu mukobwa bati umukobwa ngaho uganiriza anti we rwose nta kibazo tuguhaye umwanya. Ubwo uyu nguyu yatangiye kuvuga ati anti ese kubera iki wigoye uza hano rwose anti ntabwo byari bikwiriye. Wa mugeni yahise amwegera aravuga ati umva wowe njye nawe dukeneye kuvugana mu ibanga, dukeneye kuvugana aho abantu batabona. Ubwo yarabwiye ati mureke anti wanjye mujyane kuri toilette ndaje mugarure mu kanya. Ubwo rwose yafashe umukobwa yafashe mama wiwe abishya abantu ko amujyanye kuri toilette ndetse ababwira ko amuzanye mu kanya. Ngo barakwereka rwose yasunitse mama we arongera amukurura mu bukwe bwa kabiri. Ese ndibaza ahangaha wowe wakwihakana umubyeyi wawe ngo kubera ko usanze umusore cyangwa se ugiye kubana n'umusore? Uyu mukobwa rwose ibi ntabwo ari ibintu byiza, burya kwihakana umubyeyi wawe ntabwo ari ibintu byiza habe na gato. Ubwo barakwereka uyu mukobwa akimara kumugeza hano yatangiye kumutonganya ati se mama ni ibiki ukoze? Mama urashaka kunyicira ubukwe? Uyu mubyeyi ati nkawe nk'umukobwa wanjye ndakubaza ikibazo kimwe, ese ni gute wagiye ukabwira abantu ko kuri imfubyi ukabwira ko warerewe muri Aruferina? Ese koko uranyanga bigeze aho ngaho ku buryo wajya no kunyihakana ngo uri imfubyi ukatwica mwana wanjye uradufasha uradushyingura turibaza? Uyu mukobwa atangira kuvuga ati mama ngiye rwose ntabwo nashakaga ko ubukwe bwanjye bupfa, niyo mpamvu ibi byose ubona nabikoze mama, yo kuba waje mu bukwe bwanjye washatse kunyica ubukwe mama. Kumbi barakwereka tugarutse hano muri sale, kumbi muri sale byose barimo kubyumva, ibyo bari abantu barimo kuganira hano muri sale barimo kubyumva. Uyu mubyeyi yibagiwe ajyana mikoro, ntabwo yigeze asiga mikoro, ibyo barimo kuvuga byose muri sale barimo kubyumva. Mbega ngo isosi y'umukobwa yaragwamo inkishyi, barikanze. Ubwo abangaba rwose baravuze bati bishoboka bite rwose ko umugore wanjye yambeye? Abangaba rwose barikanze baravuze bati mbega umukobwa, ese umukobwa ufite uriya mutima abaho? Rwose bakomeje kubyumva. Abangaba nabo rwose bakomeza kuvuga bati ese mama uraza mu bukwe rwanjye rwose ukabwica? Uriya mugabo rwose njye ndamukunda, ntabwo nshaka kuzamubara, namubeshye ko wapfuye kugira ngo angirire impuhwe ankunde. Ngo hano umubyeyi mama w'umwana akomeza kuvuga ati ese mwana wanjye ibyo byose ntabwo byari bikwiriye, ese iyo utaza kumubeshya ko napfuye ese basi ubwo ntabwo yari kugukunda? Ese byari ngombwa ko ukora ibi bintu byose ukihakana mama wawe wakubyaye, ugakora buri kimwe kugira ngo ukunde unteshe agaciro? Ati gusa mwana wanjye kubera urukundo ngukunda mu bukwe nanze kugutamaza kugira ngo ntakwicira ubukwe, nanze kuvuga ko ndi mama wawe, nababeshye ko ndi anti wawe kugira ngo ubukwe bwawe ntabwica. Ariko nk'umubyeyi rwose nanjye wagombaga kunyumva, njye icyo nshaka nashaka kubona ibyishimo by'umukobwa wanjye rwose. Umukobwa ati mama ntabwo bishoboka rwose, icyo nshaka ni ukuva hano ukagenda, hato utarinda wanyicana n'ubukwe rwose, utarinda wanyicana n'ubukwe mama. Urabizi rwose nkiri umwana nta kintu wigeze umpereza, nta kintu nigeze nkora mbona rwose wari umukene, niyo mpamvu rwose ntagombaga kwemera kubaho. Kumbi kano gakobwa bavuga ibi byose ntabwo kazi ko barimo kukumva. Ubwo yakomeje ashitinga mama we. Ubwo mama we nawe yaramubwiye ati mwana wanjye n'ubundi nta kundi, ngaho akira impano ni nakuzaniye n'ubundi nitahire. Kuba wanze ko nza mu bukwe bwawe rwose ndumva ntabwo binshimishije, ngaho rwose akira impano ni nakuzaniye rwose, ni impano nziza kandi ndabizi ko mwana wanjye uri buze kuyikunda rwose. Akira iyi mpano njye rwose gusigire ubukwe bwawe nigendere, ubwo wanze ko nza mu bukwe bwawe rwose ubwo nta kundi. Kumbi mama we yari yamuzaniye utwikoresho yajyaga akinisha kera akiri mutoya ndetse n'udufoto twiwe. Ubwo yaramubwiye ati mwana wanjye utu tuntu kera ukiri umwana waradukundaga cyane, niyo mpamvu navuze nti umukobwa wanjye reka ntumujyanire rwose. Umukobwa yaratubonye arikanga aravuga ati ese mama ibi ngibi byose wabikoze kubera njyewe? Ati mama ibi ngibi byose nta kimwe cyari gikenewe, ntabwo wari ukeneye kubikora kugira ngo uze mu bukwe bwanjye rwose. Umukobwa n'ikiniga cyinshi aravuze ati mama va hano ugende, ndetse n'izi mpano wanzaniye ntabwo nzikeneye rwose. Mama w'umukobwa ati ese mwana wanjye ubundi wahinduwe n'iki? Aya mahanga wagiyemo, iyi mijyi wagiyemo niyo yaguhinduye? Ese kuva akunda umubyeyi wawe ubundi byakwicara CV yawe? Niba ari umuntu ugukunda ntabwo yakwihakana kubera ko umubwiye ko mfite. Uyu mukobwa ati aga njye nababwiye ko utakiriho, nababwiye ko ndi imfubyi, rero uramutse uje mu bukwe bwanjye bwakwangirika, ahubwo n'izi mpano wazanye ntabwo nzikeneye rwose, zifate uzijyane, wazizanye ntanazigutumye. Umukobwa yafashe za mpano z'umubyeyi zose arazicagagura arangije azita hasi.
ubwo akimara kubikora yise yikubita arigendera ati mama icyo nshaka rwose ni uko utaza muri bura bukwe ngo unyicire ubukwe. Yo mbega umukobwa utari umwana mwiza gusa uko agenda muri sare ntago azi ko bari barimo kumwumva, ntago azi ko ibintu byose byabereye ahangaha. Uyu mubyeyi yari afite mikoro ngo rwose barakwereka hano umubyeyi yasigaye ari mu marira arimo kuvuga ati umwana wanjye koko umwana wanjye aranyihakanye. Yo mbega bigahinda, mbega inkuru ibabaje. Ngo rwose barakwereka wa mubyeyi yatangiye kuvuga ati reka nshaka ukuntu nigendera, kandi nako kagarutse mu bwe ati sheri wanjye nagarutse noneho twakomeza tugakora ubukwe. Ahangahe bahise batangira kumwataka baramubwira bati ese wa mugore we wa mukobwa we ugira ubwenge wowe urifata ukihakana mama wawe. Ubwo batangiye kumutuka rwose bati ibintu byose bavugaga twabyumvishe, ibintu byose mwavugiraga hariya byose twabyumvaga, ati ahubwo n'uwo mama w'umukobwa nimumuzane rwose, ati urimo kwihakana mama wawe, ese uriya ni anti wawe cyangwa ni mama wawe? Uyu mukobwa yarikanze yaravuze ati isosi yanjye none iguyemo inshishi. Ubwo barakwereka rwose baravuze bati na mama w'uyu mukobwa rwose nawe nimumuzane rwose nimumuzane. Ubwo barakwereka wa mama w'umukobwa rwose nawe baramuzanye, ari nako bakomeza kumutonganya banakubita bati wa mukobwa rwose uri igisebo kuri uyu muryango, urabona mama wawe mwiza urifata ukamwihakana. Ubwo wa musore yatangiye kuvuga ati wa mukobwa uransebeje, urukundo rwose naguhaye, ibintu byose nakweretse, urifashe wihakanye umubyeyi wawe mu ruhame nk'uru nguru, ese iyo umbwiza ukuri byari kugutwara? Ese wabonaga nakwanga? Umukobwa atangira kuvuga ati nimumbabarire rwose nimumbabarire, njye impamvu ibi byose nabikoze, impamvu nihakanye umubyeyi wanjye nuko ntashakaga ko uyu muryango wanyu munyanga, nuko ntashakaga ko umuryango wanyu umenya ko ndi umukene mukabasha kuba mwanyanga. Ubwo nguyu yaraje aramuhagurutsa ahamubwira ati wowe twese muri twese nta n'umwe ugomba gusaba imbabazi, ati imbabazi ugomba kuzisaba mama wawe. Ubwo hano barakwereka mu mukobwa rwose wakomeje kuvuga ati nimubabare umukobwa wanjye rwose, umukobwa wanjye ni inzirakarengane rwose, umukobwa wanjye usibye kano gakosa gato yakoze ariko umukobwa wanjye rwose ni umwana mwiza ntaribirye pe, mwihangane rwose mubabarire umukobwa wanjye. Yo disi nk'umubyeyi we yakomeje gusabira umukobwa w'imbabazi rwose avuga ati rwose nimubabare umukobwa wanjye rwose, umukobwa wanjye ibi ngibi yakoze ni ubujiji rwose, nawe ntabwo yari azi neza ibyo ari gukora rwose, aracyari umwana. Uyu musore yahise avuga ati urumva mama wawe, urumva mama ukuntu agukunda ariko wowe rwose ukifata ukihakana umubyeyi wawe, ese koko urumva ibintu wowe wakoze ibyo? Aravuze ati ikintu ugomba gukora saba mama wawe imbabazi, nudasaba mama wawe imbabazi rwose ibi ngibi ntabwo biri buze kurangira ahangaha rwose, usabe mama wawe imbabazi rwose, ho ntabwo ukwiye kuba muri uyu muryango, umuntu nkawe igisebo nkawe kuri uyu muryango. Ubwo yatangiye gusaba umutipe imbabazi, umutipe aravuga ati nakubwiye ngo usaba mama wawe imbabazi, imbabazi ntabwo ugomba kuzisaba njyewe, twese turi hano nta muntu n'umwe wahemukiye, ahubwo umuntu wakora ikosa rinakomeye cyane ni mama wawe. Ubwo umukobwa yatangiye kwegera mama wiwe atangira kuvuga ati mama rwose ndakwinginze mbabarira mama, ndabizi nakwiyakanye mu ruhame nk'uru nguru, ndababeshye ko wapfuye mbabeshya ko utakiriho kugira ngo mbane n'uriya mugabo, ariko mama ndakwinginze rwose mbabarira. Ubwo rwose ibi ngibi rwose umukobwa akabikorera. Ubwo mama w'umukobwa atangiye kuvuga ati mwana wanjye nta kibazo rwose, burya amakosa yose abayeho aba ashaka kutwigisha, ubu ngubu rwose ndakekurize pe, ndakekurize rero mwana wanjye, ubu ngubu ndakubabariye rwose ntugire ikibazo, kandi ibi ngibi bikubere isomo rikomeye cyane, ntuzongere kuba wakora ikosa nk'iri ngiri mu buzima, burya umubyeyi wawe aba ari umubyeyi wawe ahava akagera. Mwana wanjye ntuzongere kwihakana umubyeyi wawe. Ubwo barakwereka wa mukobwa akimara kumva impanuro za mama we yisaguruka aravuga ati okay murakoze cyane rwose mwa muryango mwe, namwe mwarakoze kunyakira, so gusa kubw'ibi ngibi byose bibaye ubwo nanjye rwose ntabwo nkiri mu kazana wo mu muryango, kandi rwose musigare amahoro, muzashake undi mugeni mwiza utari njye na mama wanjye rwose tuyigendeye katwisubirire mu cyaro, kandi rwose mwarakoze kunyereka icyizere cy'uko mwankunze, gusa nanjye rwose kubera amafuti yanjye mabi ndigendeye rwose ntago nabasha kuba muri uyu muryango. Ngo wa mukobwa rwose yapanze kwigendera, barakwereka ataragenda wa musore yahise aza imbere aravuga ati Jessica uretse gato. Umukobwa yahise yikanga aravuga ati se mama byaba bihindutse? Yarahindukiye aramureba. Ubwo uyu musore yatangiye kuvuga ati Jessica muri iyi si abantu bose bakora amakosa, ndetse natwe ubwacu dukora amakosa, rero kuba warakoze ikosa ryo kwihakana mama wawe
ntabwo ari ikibazo pe, buri muntu wese hano yakubabarira, kandi impamvu wabikoze ni uko wakundaga uyu muryango, ni uko wari warashishikarijwe n'uyu muryango. Rero Jessica, nta kibazo rwose, amakosa wakoze turayakubabariye nk'umuryango, kandi noneho n'ikindi, ubukwe bwakomeza rwose. Umusore disi yaramubabariye, yaravuze ati ubukwe bugomba gukomeza mama we. Ubwo yahise yejyana na mama w'umukobwa aravuga ati mama, kandi nawe rwose ikaze, urakaze neza muri uyu muryango, ubu ngubu nawe uba bimwe mu muryango wacu. Disi umusore yarabakiriye, yaravuze ati nta kibazo rwose, nimuze mu muryango wacu. Uyu mubyeyi byaramushimishije cyane. Disi niwe umukobwa yegere mama wiwe aravuga ati mama wawe, noneho birabaye mama, kandi mama thanks rwose. Umukobwa yatangiye kwegera mama we avuga ati mama rwose, mama ukomeze kumbabarira, gusa n'agafilime kacu ariko dukomeza kugenda tugasoza, kandi ndagushimiye wowe warebye iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, wakoze cyane. Gusa nimba utarakora subscribe, urakanda gukanda subscribe, comment and share. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.